Imana igukura ibyapa ku muhanda, ati Imana iguhaye umugabo byihuse, ati byihuse rwose Imana yari kuntumye. Ubwo noneho aramubwira ati noneho reka dusenge. Arasenga, asengera urwo rugo rwacu genda sindizi. Ati Imana iguhaye umugabo byihuse. Noneho amaze gusenga aramusezera, umwana amuherekeje. Ageze imbere y'irembo hari amasaka ageze nkaha, maze akusibagara. Aramubwira ati wa mwana we, atureye ko biremwe nona, ati amasaka niyo azagushyingira kandi n'ubwo bukwe nzabamburimo. Umwana araseka, umwana w'umukobwa w'inkumi kumubwira gutyo ntabwo ubirebye ntiyabyemeye. Pastor ajya kuri moto araza hari akusengero duhari, asanga araza arabwiriza, none haza kumagutsa mu bantu. Twari benshi kuko mbebura bameze. Ati wa mubyeyi, ati mvuye iwawe. Umva birantangaje. Ati mvuye iwawe, Imana yantumye iwawe ansubirira muri ibyo ngibyo mbabwiye. Ati umwana w'umukobwa Imana imuhaye umugabo byihuse. Ati n'amasaka ari imbere y'irembo niyo azamushyingira. Ati kandi n'ubwo bwo nzabuzamo. Kandi koko byarangiye bibaye. Byarabaye. Reka ntangire basuza rero nkuko bisanzwe ndi Mario. Nkuko bisanzwe rero njya babwira ngo ni gatanu ku kandi iyo turi kumwe mbagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Ariko uyu munsi nagiye nkubwire ko turi aha ni mu murenge wa Musenyi, ni mu karere ka Bugesera. Ubu rero uyu munsi nahisemo ko tujye kuganira na bamwe mu bakristo basengera mu itorero rya Patmos Faith Church. Abangaba rero ni bamwe mu bakristo bagiye babona ibitangazo byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu twesemo kujya kubaganiriza kugira ngo batubwire iby'Imana yabakoreye. Iri torero ngira nkubwire ko yobowe na Pastor Jafet, umwe mu bashumba bakora ibitangazo byinshi bitandukanye ndetse abifashijwemo n'Imana. Rero twagerageje kugira ngo tubashe kuganira n'umwe mu bahuye n'ibyo bitangaza, abashe kutubwira byagenze gute, abashe kudusobanurira buri kimwe cyose kugira ngo mwese mugende musobanukirwa uko byagenze, hanyuma namwe muzagere kuri iryo riba muvome maze mushire inyota. Reka ro ntangire nakira umutumirwa kugira ngo abashe kutwibwira. Mama mwiriwe? Mwiriwe. Amakuru yanyu ni meza. Twabasuye rero aha iwanyu, twasanze hari abantu benshi bavuga ko bakorerwa ibitangaza byinshi bitandukanye. Ndagira ngo noneho utangire wibwira abantu, hanyuma ibindi ndaza kubikubaza umaze kubibwira. Amazina yanyu yitwa bande? Nitwa Nyirabazungu Judith, ndi umumama w'imyaka 69, mfite umugabo umwe n'abana 7. Aha, mwamwumvise rero amazina ye niwe tujye kuganira. Turaza kwibanda cyane ku bitangaza yagiye abona muri Patmos Faith Church. Ni urusengero rero ruherereye mu murenge wa Musenyi nkuko nabibabwiye. Ndagira ngo atangira tubwira mama, uru rusengero ni bihe byiza warubonyemo, ese byatangiye gute kugira ngo ubone muri ino church? Uru rusengero ubundi nari umukatolike, hanyuma nza gufatwa n'indwara ebyiri. Mfatwa n'indwara y'umuvuduko, fatwa na kanceri yo mu nda. Ubwo rero njya kwa muganga, nkajya njya kuri ADPR, hakarubwo njya kuri ADPR banjyanye bakampa imiti, nagerayo umutima ukongera ukamponda bakansubizayo n'imiti. Ubwo mbaho gutyo. Noneho nari mfite umwana w'umukobwa, yari afite imyaka 37. Noneho umwana w'umukobwa akaba we yasengeraga muri Patmos Inyamata kwa mushumba. Noneho arambwira ati ariko mama, ati ko muri Patmos bakora ibitangaza, ko umuntu ajyayo indwara zigakira kubera imbaraga z'Imana, mama uzaze nkujyane. Ubwo banshakira moto iranjyana kuko ntabwo nashoboraga kwijyana. Ndagenda ngeze ku rusengero rwa Patmos, ahangaha rwari rutaraza. Noneho ngeze ku rusengero rwa Patmos, nicara ku muryango, umushumba waho araza aje, witwa Tadeyo. Araza nsanga ku muryango, kubera ko bacurangaga bari mu nzu, noneho bacuranga nkumva umutima ushobora no kunyica. Nicara hanze, nuko asanze nicaye hanze arambaza ati se ko wicaye hanze nti ndarwaye. Agira atyankoraho ati mu izina rya Yesu, ati iyo ndwara yawe irakira. Umushumba w'Inyamata. Ubwo narahagurutse njya mu rusengero, baracuranga cyane, ibyuma biravuga, nkumva biravugira mu mutima, bigezo numva umutima urakomeye.
ubwo ngubwo igihe kiragera umushumba w'inyamata ansengera ubwo burwayi, arambwira ati uburwayi mu izina rya Yesu burakize. Ubwo ariko kanseri yo mu nda yo nari ntarayimenya. Ubwo ngubwo umwana ndongera mfata transfer ndaza, noneho bukeye icyanyemeje ko norohewe, banjyanye kuri moto, noneho bamfashe, ariko naje kugera aho nijyana Nyamata. Kandi kuva hano Musenyi ugena Nyamata hari nk'ibirometero 16 nimba atari 18 ugena hari n'amaguru. Ubwo ngubwo ndijyana ndagenda, barasenga, nanjye mpari nkumva umutima ntukimponda, kuko warampondaga ukampondera mu bwonko ngahita njya muri koma. Ubwo ntangira gutyo ndakomeza ndasenga. Umusaza wo mu rugo twashakanye nawe wa mbere, nta nundi nashatse, nanjye nigewe, akambwira ati ariko muri ayo madini y'inzaduka ujya ukwenda iki? Ariko hari Imana, nti muri rya torero hari Imana. Ni none se muze ntikuzi ko banjyanaga i Nyamata 2 mu munsi kandi mfite n'imiti yo kwa muganga? Ni none ukabureba nijyana ni Nyamata, nubwo urumva ntakomerezaho n'inzakira nyamara. Umusaza nawe Imana imujyamo, umwana yashaka kunkiza imujyamo, ntiyongera kumbuza. Ndakomeza nsengera muri Patimusi, nari narabatirijwe mu Katolike, ndanahasezeranira n'uwo musaza. Ariko nakomeje njya muri Patimusi, igihe kiragera baranyakira ndabatizwa, kubera ko nari narabatijwe ku gahanga, noneho bambatiza mu mazi menshi. Noneho ubwo ntangira kumva biga umutima udakora cyane, kuko negereye centre de santé hari Musenyi, nkagenda nkatanga ukuboko ngo bansuzume, bagasanga umuvuduko waramanutse. Ndakomeza ndasenga, nsengera muri Patimusi, igihe kiragera reba ukuntu namaze koroherwa. Noneho habaye amasengesho y'iminsi 3. Ari ukuvinya inaha ngaha umuntu ajya i Nyamata. Turagenda mu gitondo tukazinduka saa 11, tukagenda saa 1 tugatangira amasengesho, tukahava saa 12 amatara atangiye kwaka. Gutyo nijyana nsubirayo. Noneho igihe kiragera, kubera ko abakristo baramaze kuba benshi, itorero hano riravuka. Rivutse kubera ko ndi Musenyi, noneho nza gusengera inaha ngaha. Nkura nura mu pasteur Jafet Ntakirutimana. Ubwo tubaho ngaho nyine, numva ndaho nkize, numva rwose ndi umuntu ugenda, numva ndakomeye. No igihe kiragera nkajya ndibwa mu nda. Ni ukuvuga ngo waribwaga mu nda, ariko yaramaze kugusengera bwa mbere? Ubwa mbere yari yaransengeye, mbega umuvuduko waragabanutse. Ntangira kuribwa mu nda. Noneho ubwo ngubwo twasengeraga ahangaha, Pasteur Jafeti mbanaje gusenga ari kuwa 4, ari umunsi w'amasengesho y'umunsi wose. Hari kuwa 4 dusenga amasengesho wa mu gitondo tukiriza, tugataha ni mugoroba. Ubwo nje hano mu isengesho, noneho Pasteur Jafeti araza, yarafite moto, ageze ku muhanda, hari agahanda kajya mu mudugudu wacu wa Gakurazo. Turi hepfo ya centre de santé no muri Gakurazo. Noneho ubwo gihe nari ndaha ku rusengero, ageze ahantu hari agapando, hari akadodani kanditseho hari de metal, ahantu bacukura amabuye y'agaciro. Noneho Imana amubwira ngo caha, we niko yatubwiye. Aratambika araza, ageze imuhiri wacu. Nari mfite umwana w'umukobwa urangije amashuri, yari yaraye Nyamata, mu buryo yari yakoze inama ku karere, bari baramugize presidente w'abanyampinga. Noneho abayaraye Nyamata, kubera ko yagiye nimugura bamuhamagaye abayobozi b'inyamata n'ab'i Kigali, kugira ngo atange raporo y'abanyampinga bo mu mirenge. Ubwo we yari wo ku karere. Noneho umwana aba ageze Nyamata, baburije aracumbika kubera ko bwari bwije. Mu gitondo ngo yumva umutima urabwiye ngo ta, yari ari kumwe na mugenzi we, amubwira ati se waretse bakabanza bakatwakira tugataha. Toya
ati ndatashya ndumva ati umutima wanjye uhagaze umutima urimo arambwira gutaha umwana bwahita afata moto araza no mu rugo ubwo njya kujya gusenga namuzize mu rugo ari we wenyine muzeho mu rugo n'umufundi yagiye ku kazi noneho abandi bana bari bagiye kwiga ndamubwira nti sigara ku rugo rero uyu munsi nta masengesho Imana igize neza irakunzaniye ngo Imana niyo yamubuje amahoro birebye cyane noneho Pastor Jafeti Imana yamuzanye mu rugo rw'iwacu ageze mu rugo umwana ni wari uri mu rugo wenyine uwo mukobwa arasuhuza umwana aramwikiriza amaze kumwikiriza arungurutse abona n'umuntu atazi ari pasiteri uje twe twari turi hano ku rusengero hari kwa kane twakoze isengesho ry'umunsi wose ubwo ngubwo noneho umwana amubonye atekanye ajya muri sara aricara ati wa mwana wese uranzi ndatoya nibwo bwa mbere nkubonye ati wa mwana Imana ikuntumyeho naringiye ku rusengero Imana ikuntumyeho wa mwana w'umukobwa ubwo yari afite imyaka 25 none ati wa mwana w'umukobwa we Imana ikuye ibyapa ku muhanda ibyapa ku muhanda ni ibintu by'uruvugo ura mukobwa wari runaka ameza kimeze Imana igukura ibyapa ku muhanda ati Imana iguhaye umugabo byihuse ati byihuse rwose Imana yari kuntumye ubwo noneho aramubwira ati noneho reka dusenge arasenga asengera urwo rugo rwacu genda sindizi ati Imana iguhaye umugabo byihuse noneho amaze gusenga aramusezera umwana amuherekeje ageze imbere y'irembo hari amasaka ageze nkaha maze akusibagara ahubwo ati wa mwana we atureye ko biremwe nona ati amasaka niyo azagushyingira kandi nubwo bukwe nzabamburimo umwana araseka umwana w'umukobwa w'inkumi kumubwira gutyo ntabwo birebye ntiyabyemeye pastor ajya kuri moto araza hari ku rusengero duhari asanga araza arabwiriza none haza kumpagurutsa mu bantu twari benshi kuko mbebura bameze ati wa mubyeyi ati mvuye iwawe mva birantangaje ati mvuye iwawe Imana yantumye iwawe ansubirira muri ibyo ngibyo mbabwiye ati umwana w'umukobwa Imana imuhaye umugabo byihuse ati n'amasaka ari imbere y'irembo niyo azamushyingira ati kandi nubwo bwo nzabuzamo kandi koko byarangiye bibaye byarabaye ubwo hashize ukwezi umwana aza kujya ahantu hari muri cyari segiteri Rulindo ubu nakagari ka Rulindo hari umwana w'umukobwa w'umunyampinga yarakuriye bari baje kumufata irembo noneho atumira uwo mukobwa wanjye niwe wari umukuriye noneho abantu bari baje kumufata irembo n'abantu muri Gitarama bafata irembo uwo mukobwa atari uwanjye ariko wanjye bamutumiye kuko uwo mukobwa wanjye mbega yategekaga uwo nguwo we yari umunyampinga mu kagari n'uwanjye ari umunyampinga yaragiye mu bukwe bw'uwayobora abana banyampinga mu kagari wanjye yari uwo mu karere haza abantu b'Igitarama harimo umugabo w'umusirikare ari wari uje no gufata irembo ubwo umukobwa wanjye niwe wazanaga icyo kunywa mbega bakira noneho baramureba bamubwira bati wa mwana we uruwaye arababwira tuduhe nimero yawe arayubaha atari kwa mwana we bati mu Bugesera hari abari beza na turagukunze bahita bafata icyemezo umwana we nawe nyuma ngo ntibishoboka ubwo baratashye ba bagabo bakaba bafite umwana w'umusore n'inshuti yabo twakuboneye umukobwa mwiza cyane mu Bugesera baratangiye bamuhaye nimero za wa mukobwa uwo muhungu ahamagara umukobwa wanjye avuga ati naragukunze ati barya abantu bahaye nimero yanjye ati n'abavandimwe banjye bavugana gutyo igihe kiragera baza no kubonana ukwezi kwarashize baza gusaba ubukwe burabo arasezerana neza aho yasezeranye ni mu Ruhango mu karere ka Ruhango inaha mu Kabugesera
nta mezi 3 ashize umwana ku bundi bwa kabiri umwana aje guca mu irembo hashize amezi 5 pasiteri rero twamutumiye umwana noneho ubwo birori birabaye bigeze aho umwana noneho igihe cyo gusezera umwana araza yegera pasiteri wamuhanuriye ambwira ati pasiteri ati kwamuhanura umugabo nkamubona ati none nkaba ntatwita agira cya pasiteri agira kikiganza kuntu atakira kubyara mu izina rya Yesu umwana yamaze icyumweru araduhamagara ati giye nagiye kwa muganga wambwira ko ese bitangaza hanyuma igitangaza rero cya kanseri nicyo nari ngiye kugarukaho hanyuma kanseri rero byagenze bite kugira ngo kanseri yawe ukire narariwe mu nda cyane nkajya ndibwa mu nda ngura pasiteri ndaribwa mu nda aransengera noneho igihe kigeze ati muri aho ndahareba harimo uburwayi bukomeye atari ko Imana irambwiye ngo iragukijije icyo cyago urumva yavuze ko ari n'icyago ati Imana igukijije icyago gikomeye cyane nyuma yo kukubwira ibyo ngibyo byaje kugenda bite bwa buribwe wumvaga bwaragiye ese byaje uburibwe bwaragiye noneho arambwira ati n'ikimenyetso uzajye kwa muganga bagufata amaraso nibamara kugufata amaraso bazasanga nta burwayi ufite wigeze ukora teste uravuga uti reka njye ku bitaro runaka ujye hamwe harenze habiri kugira ngo testinge ko wenda iyo kanseri yawe yarakize kugira ngo ubone proof ifatika kubera ko hari igihe nk'umuntu ashobora kuvuga ngo wakize ariko nta bimenyetso ufite ugasanga ntago wakize we byagenze bite wigeze testinga na rimwe ngo urebe yewe nagiye kwa muganga ndwaye indwara ya amibe noneho hari kuri centre de santé bama transferinga kuri ADPR tagenda maze kugerayo ntekereza muganga uburyo ndwaye noneho ankorera ibizami fata umusarane fata amaraso fata amacandwe fata inkari ibizami barabijyana ariko mu ndebere mu ndange ko ari hazina ibizami barabijyana saa 9 n'igice kandi ubwo ngo ibizami babikoze saa 5 saa 9 n'igice nibwo baduhamagaye baravuga bati abatanze ibizami ni muze nicyo gihe umusaza wo mu rugo yari yanjyanye kandi nawe wari wagitanze none nagitanze nyine nakubwiye ko natanze igikororwa ntanga inkari ntanga amaraso ntanga n'umusarani ko ubwo turagenda duhagarara ku muryango niho ubwo abantu urabizi ko bafata ibizami baba bakurikirana kugenda bamagara ukuntu abantu bakurikirana noneho nanjye baza kongeraho yegereza akamikoro neza kugira ngo abantu baza kongeraho noneho igihe ngeze mu muryango dogiteri ukuntu yambwiye ati mbega umukecuru ufite ibizami byiza nubwo wa mwana urambara ngo mfite ibizami byiza kandi numva nenda gupfa na nijoro numva ngo nari mpfuye ati wivuga ko ari upfuye ati ufite ibizami byiza ufite amaraso mazima nta mwijima wa petite se urwaye nta umuvuduko waroroshye nta bundi burwayi ufite nta diabete ikintu urwaye amibe ihinguka ku gifu hanyuma rero uragiye baragutestinze baguha ibisubizo usanze ari bizima ese wiyumvisha ute bakimara kubikubwira wumvisha umerewe ute muri ako kanya ahubwo umusaza wanjyanye we yararebye aravuga ati uriya mukecuru wararwaye bajyanye kureba iby'amaraso barasanga arwaye sida aransarana ariko nawe ubwe ntibasanze ibizami byanjye ari bizima umusaza nawe ubwe yiteye hejuru twatashye rwose dufite amahoro arambuye numvaga mbese nahise numva mbega niyo mibikize ariko nubwo utarakira neza ariko kubera ibyishimo numvaga ikize ubwo ibitangaza nabonye muri Patmos nibyo ndakubwira ngo ntubu ni muri Patmos nsengera igihe cyarageze ndakomeza ndasenga Imana nanone ikoresha uriya mushumba Tadeyo arampagurutse Nyamata arambwira ati wa mukecuru Imana ikugize umudiyakoni wow
muri Patmos ikugize umudiyakoni. Okay, noneho ikibazo kinini nshaka kukubaza, hari igihe wavuye muri katolike uza muri Patmos ubonamo ibitangaza byinshi bitandukanye, ese mbere yo kuza muri Patmos muri katolike ntabwo bigeze bagusengera kugira ngo wenda iyo kanseri ikire cyangwa wari utaramenya ko ifite? Muri katolike nagiye Nyamata, wa mupadiri umwe wapfuye witwa uriya bo Obaridi yari yaje Nyamata, abantu twese turagenda turavuga tuti rwose Obaridi akora ibitangaza abikoreshejwe na Yesu, natwe tujye neza aradukoraho. Ubwo abantu benshi barakize, kandi uw'Imana ikijije Obaridi akavuga ikimenyetso ati uyu n'uyu umeze tya Imana iramukijije, wa wundi akajya imbere akavuga ati akatera rero ati Imana irankijije, ariko jewe natashye nta gitangaza njyane. Mama rero wagize amahitamo meza, wahuye n'Imana yaragufashije, urishimye uranezerewe. Ese hari abantu bavuga ko gusengera umuntu agakira bitabaho, wowe ubivuga iki? Ni buhamya wabaha ukababwira uti rwose ibi bintu narabibonye nta kibazo, ibintu bibaho? Wowe ni kubyemera cyangwa gusengera umuntu bibaho? Reka nguhe urugero. Ndaguha urugero kuri uyu mwana, uyu mudamu, uyu mudamu yari amaze nk'imyaka 8 atabyara. Imana ikoresha Jafeti muri Patmos, yaramubwira iti wa mwana we, Imana igiye kugukorera ibitangaza, kandi ibitangaza izagukorera abantu bose bazabibona, n'akagari n'umurenge. Kandi byarabaye. Uriya mwana ahagatiye n'uwa kabiri. Ni byiza cyane. Noneho kugira ngo abantu batagira ngo wenda ibyo uri kuvugura babeshye, ufite nimero ya telefone kugira ngo baguhamagare uzabihere ubuhamya, kuko hari umuntu ushobora kuvuga ati nanjye mfite ibibazo byagenze gutya, naca kuri mu mama nkagenda bakansengera. Ese ufite telefone ku buryo yibabwira? Ndayifite. Urayizi mu mutwe? Okay, yibabwira abantu badukurikiye kugira ngo babashe kubona nimero yawe. Mbabwire nimero? Yes. Telefone iri nari hariya ariko nyize mu mutwe nimero. Yivuge rwose nta kibazo. 078 43 zamura mikoro kugira bumve. 078 43 64 198. Kugira ngo rero mwabyumvishe abantu mukurikiye Mario Media, mbabwira ngo mukore subscribe kugira ngo ibiganiro bijya bategurira bibagereho ku gihe, kandi dushimira umubyeyi mwiza duhaye ubuhamya kutubwira ibyabaye, babwira ngo Patmos niho hambere mbonye ibitangaza byinshi, mukanye turaganira n'abandi mugende mukurikirana ubuhamya bwabo. Ariko uyu munsi nabonye abakristo benshi banezerewe bishimye kubera ibitangaza bagiye babona. Ndabizi ko muragenda mubona ubuhamya bwinshi. Mama, reka tugushimire ko wemeye kubana natwe, kandi guhumugisha. Murakoze. Imana ikomeze bakorere ibitangaza byinshi mu izina rya Yesu. Rwose komeza ukangurira n'abandi kugira ngo baze nabo bakizwe, bakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Murakoze cyane Imana. Namwe murakoze. Okay.